kuko birababaje biteye agahinda. Baramwihereranye uko ari abo bagore babiri n'umukobwa wa gatatu. Baramushahura, ubwo bamaze kumushahura nyine barongera baramuniga, ubwo urumva ko iyo bagufasha ubugabo bakagufata muno, urumva ko ugira gute uhita uhana kuko umwuka uhita uhera ukagenda. Kuko hano haterera hano niho umutima uba. Buriya bari abagore baduhesheje isura mbi. Twebwe nkatwe nk'abadamu icyerekezo n'ishusho mbi baduhaye. Nuko bari abadamu bari bakwiye kubashyira hariya bakabarasa kumwicuko ubwo rupfu turi kumva rwo kumushahura. Kandi bitemewe no gukora ku gitsina cy'umuntu. Ibyo bintu birababaje. Ngende ndimo ndiviramo ndashaje ariko abakiri bato basebye. Yewe n'urwaruko rurahangaha kuzabona umugabo bizabarushya. Azavuga atese ninagushaka we ntuzanshahura nkuko nyoko yashahuye runaka. Ntumuzampotora nkuko nyoko yahotoye uriya. Bibaye igisebo mu muryango mu murenge bibaye igisebo cy'umugabo umugore kwishahurira akishahurira umugabo baryamanye. Ni umugani rwose ibyo ngibyo ni ibintu asanganwe uwo mugore rwose afite uwo muco wo gushahura abagabo rwose kuko mutonganiye no muri kabari iruke n'umuntu w'umugabo kuko ahita gucakira. Kubona umuntu w'umugore ahangara umugabo akamushahura ni ikibazo gikomeye rwose. Kubona nabaho ndakuze ndashaje n'ubwa mbere mbyumvise rwose twatinya abagore ahubwo mudutangira ubuvugizi. Mitafata igari mitanjayo mpageze. Muri iki gihe tugezemo abantu benshi babaswe n'ingeso zo kwikinisha. Bisa naho abantu bamaze gufatwa n'iki cyago bakameze nk'amafarashi yaguye mu isayo. Bamara kubikora bimaze kubabata bakagira isoni zo kubyivuza, bikabaviramo guhura n'ingaruka zitandukanye, harimo nko kwibagirwa vuba bya hato na hato, kurangiza vuba, kubura amasohoro cyangwa agahinduka amazi ntanga zigahinduka ibihuhwe, kugira ikibazo cy'ubushake buke, kubabara umugongo wo hasi, ndetse hari n'abo baviramo ubugumba. Abantu bikinishije cyane bakaba barabaswe nabyo bakabura uko babigenza, bakeneye muganga wizewe bakamubura, bagahora bashaka kwivuza ibi bintu ngo babikire ariko bakaba barabuze uburyo. Igisubizo ni kimwe, ni muganga Agape. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri 0788 24 62 50 cyangwa mukadusanga Nyabugogo aho dukorera. Kandi n'abafite ikibazo cya amibe, igifu, umugongo nabo turafasha bagakira. Kwa muganga Agape wahageze aba yakize. Tugeze mu mudugudu wa Meraneza, aha ni mu kagari ka Kigoma, turi mu murenge wa Jarama, ni mu karere ka Ngoma, turi mu ntara y'Iburasirazuba. Tugeze aha abaturage batubwira ko ubwo bari mu murima batangiye gukubita isuka hasi aribwo baje kumva inkuru y'incamugongo y'umuturage witwaga Nzayisenga Pierre wari mu kigero cy'imyaka 30, baje kumva ko ngo yishwe n'abagore bagera kuri 3 bamwihereranye, ariko muri abo bagore hakaba harimo umugore umwe wari usanzwe ari incorekeye, ndetse hakaba harimo n'undi mugore we. Uyu mugore we yaracumbikiye, ariko ngo bakaba bafatanyije n'umwana w'uyu mugore wari ucumbikiwe n'iyi ncoreke y'uyu mugabo. Bivugwa ko bamwihereranye ubundi bakamukanda ubugabo, ariko nanone ngo bakamuniga kugeza ubwo ashizemo umwuka. Abaturage bacyumva iby'inkuru abihutiye kuhagera bavuga ko basanze uyu mugabo yishwe urubozo ndetse yashinyaguriwe. Reka tubanze twumve abaturage bahageze mu bambere batubwire uko basanze ibi bimeze, ariko mbere yuko twumva aba baturage reka mfata amasegonda make nkubwire ngo niba wifuza kwiga umwuga uwo ari wo wose waguhindurira ubuzima, ndakurangira ikigo Umuhuza. Ni ikigo gikorera mu mujyi wa Kigali. Abangaba bafite icyicaro gikuru i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40. Barakwigisha umwuga ariko bagufashe no kubona akazi utangire gukorera amafaranga. Wabavugisha kuri iyi nimero. Ni ikigo kimaze kuba ubukombe mu kwigisha imyuga itandukanye irimo ubutetsi bw'ibikomoka ku ifarini, ariko nanone barakwigisha gufata amashusho no kuyatunganya, barakwigisha gutunganya kawa, ndetse by'umwihariko niba uri urubyiruko udukurikiye, abangaba barakwigisha uko ushobora kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku bindi bisobanuro wabavugisha cyane ko abo bagufitiye n'amacumbi. Niba uturuka mu ntara zitandukanye baraguha icumbi ku bakobwa n'abahungu, ubundi ubashe kwiga umwuga utekanye. Reka twumve
abaturage bageze bwa mbere aho uyu mugabo yari yamburiwe ubuzima batubwire uko babisanze. Hageze asanga bamwiteguye bamukorera ibyo bintu baramushahuye nyine byo gushahura, baramushahura bamwishe nabi, aha hose yari yakobaguritse. Nubwo tutari twamwegereye bitewe n'uko abayobozi bari bahari bari kudutangira nyine abantu ngo tutamwegera, ariko birebye bamwishe nabi ntacyo ari kuzira. Abagore 2 n'umukobwa w'inkumi wa 3 bafatanyije baramwica. Barangije imwe mu gitondo yarabyutse ngo agiye kurangura ibitoki, bamufatiye Mutenderi acitse, undi bamufatiye hano Jarama, bahita babajyana muri gereza. Abo bantu bamwishe twabasabira nabo ko babica, bakabakatira kara gasore nkamwe karakana kakiri gato kari kitunze, ariko mana we yari kiri muto cyane, uretse ko abakobwa bakura vuba. Ubwo si uwa kabiri wiwe, ni uwa kabiri wiwe, kandi urabona n'umugore aracyari muto. Ndimo ndiviramo ndashaje, ariko abakiri bato basebye, yewe n'urwaruko ruri ahangaha kuzabona umugabo bizabarushya. Azavuga ati ese ninagushaka wowe ntuzashahura nk'uko nyoko yashahuye runaka, ntimuzamhotora nk'uko nyoko yahotoye uriya. Bibaye igisebo mu muryango, mu murenge bibaye igisebo cy'umugabo, umugore kwishahurira, akishahurira umugabo baryamanye. Ngejeje aho twebwe byaducanze, twebwe tukiri batoya. Twavuye mu kibaya saa 12 za nimugoroba nibwo twumvisha ayo mahano, nyine duhita tuza hano gutabara, ariko wapfuye yari murama wanjye. Nta kundi ubumo turajya n'ahantu ho twicaye bakatubwira ngo abagore mwakoze amahano. Rero twebwe dufite abagabo bakiri batoya, nta yindi nyuro bagiye kuguma batubwira ngo Kamarashavuse ntabwo yaberetse ugwiciro muri kutwicira. Ubwo nyine natwe twumewe, nta kundi twabigenza, yadushebeje nyine. Yafashe umugabo ku gitsina. Turabasabira iki? Ngiye kubyiyumviro byanjye ari nk'umwana wanjye namusabira burundu, kuko yatanze umurage mubi mu bana bakiri batoya. Ubu umwana agiye kuzanywa ibisindisha, niyatongana n'umugabo ahite agwanira kumusahura igitsina, ahita agwanira kumufata igitsina, kandi atari byiza. 3 bafata umuntu w'umugabo bakamwerana bakamushahura ubugabo. Twe twatinya abagore rwose, twatinya abagore, ahubwo mudutangira ubuvugizi kuri Perezida Paul Kagame. Rwose abagore yabahaye ijambo, ariko baraza kutwiyicira. Baramushahuye, n'inzego za RIB nyine zabikurikiranye babyemeye. Ni ukuvuga ngo rero twebwe twumvaga icyifuzo cyacu nk'abaturage b'umurenge wa Jarama, cyangwa se no mu gihugu hose ari bikatubabaza. Twe twumvaga umuntu wishe undi akagiye nawe ashyirwaho igihano cyo kutabaho, nawe bakamwica nk'uko aba yishe mugenzi we. Rwose ibintu birakabije, biranababaje. Aho ngaho natwe niho turi kwibaza tuti rwose, kugira ngo umuntu w'umugabo, kubera ko yari munini yanganaga n'uyu, kugira ngo babashe umukobwa kumukwega wenyine cyangwa abo bagore bamunige, aho hantu niho twibaza tugatekereza tuti wenda hari umugabo waba warabafashije kugira ngo bamunige. Icyo ngicyo turacyagitekerezaho. Ubuyobozi nimumara kuza bugakora nketi, niho turimbashe kumenya neza uko byagenze. Nishyano rwose, n'ubu biratubabaje cyane, biratubabaza cyane. Buriya bari abagore baduhesheje isura mbi, twebwe nkatwe nk'abadamu icyerekezo n'ishusho mbi baduhaye.
nuko bariya abadamu bari bakwiye kubashyira hariya bakabarasa nabo bakishyura ibyo bakoze bagakanigura bakwiriye kuko n'ubundi mo barajya kubafunga bakabagaburira impungure babarekura bakaza bigamba ko bazagenda n'ubundi bakagaruka azakwica n'ejo akagenda akagaruka. Ibi rero byo kugenda umuntu akica undi akongera akagaruka ntabwo biri kudushimisha kuko niyo mpamvu ubwicanyi babukajije cyane. Umuntu iyo yishe undi akabona aragarutse aravuga ati nanjye ejo nzagenda nice nanjye bazamfunga bandekure, ariko bamaze kudufatira umwanzuro akavuga ati uwishe umuntu nawe azaza yicwa naza njya gukora icyo cyanga atekereza ati nanjye ejo baranyica nkihana ngasubira inyuma nkamenya ko uwo muntu nawe yaragikeneye kubaho nkareka kumuvutsa ubuzima. Nk'ubu yari afite abana babiri umuhungu n'umukobwa abasizaho n'isambu yarayigurishije ayishyira uwo mugore, abo bana basigaye nta kintu bafite. Ni ukuvuga ngo umuryango wundi usigaye ugiye kongera gushaka gutenga ubuzima bwo gutunga abo bana. Urumva rero ikintu cyari kidukwiriye ko ari uko bafata umwanzuro, leta y'ubumwe dufatira umwanzuro umuntu uwo ari we wese avukije ubuzima bwa mugenzi we nawe bakamuvutsa ubuzima bwe kuko bikagumya bikaba ingurane wenda ubukana bwo kwicana bwagira iki. Abaturage twasanze aha batubwiye ko bakimara kumva ko uyu mugabo aguye ku nshoreke ye yitwaga Kamarashavu ndetse bakumva ko yishwe akanzwe ubugabo n'ubwo inkuru yabababaje, ariko nanone ngo ntibatunguwe cyane dore ko ngo n'ubundi uyu mugore bari bamuziho ingeso zo gukanda ubugabo abagabo batandukanye, ariko nanone ngo batunguwe no kuba uyu we yahatakarije ubuzima. Umugabo yataye urugo kubera ko bashwanaga agahita agenda agafata amabya. Bavuga ngo hambere yigeze no kugenda asanga umugabo muri kabari aramubwira ati mu mafaranga yo guhaha. Umugabo ati nta mafaranga afite. Ko wenda ushobora kuza ukansanga nko muri kabari akambwira ati mu mafaranga yo guhaha. Ngo ati nayo mfite kuko wenda utwo mfite ndufite ibibazo cyangwa mfite ikibazo cyo ngiye gukemura. Bese amucakira. Umugabo wese akura inote ya 5 itamuhereza ati mbabare urekure. Ni umugani rwose ibyo ngibyo ni ibintu asanganwe uwo mugore rwose afite uwo muco wo gushahura abagabo rwose kuko mutonganiye no muri kabari iruke n'umuntu w'umugabo kuko ahita gucakira. Byarangiye nyine aribwo buryo bamwishe mu buriya biragaragara ko bamushahuye uko byagenda kose. Kuko n'uwo mukobwa ubwe yavuze ko umunyine yamukase kubunuze ku hano gutya n'igitsi. Urumva ko nyine ingese yarayifite uko yarayifite, urumva ko ndetse uwo mugabo abaye uwa gatatu. Ubwo umugabo wa mbere uwa gatatu akanze ubugabo uwa mbere uko yapfuye ntago tubizi, ariko uwa kabiri nawe yari yaramufashe nabi, ubwo yagiye gupfa apfa nabi yaramwirengagije, ubwo nawe yahise apfa. Uwo ngo wa kabiri ubu uyu nguyu wacu yari uwa gatatu. Urumva rero urubozo rwamwishewe kamwishe urubozo rwo kugira gute ko kumufata ubugabo ubundi akanamuniga, ubwo umuntu agahita ava mu mwuka. Ubwo urumva karishano twagushije twari abagore twari bari baduhaye ijambo atwatsa agaciro araduhemuje kandi agaciro twari twaragahawe, ariko twebwe tugiye kukwiyaka turi abategarugori. Nta mutegarugori yigeze akora ibyo ngibyo. Mbese ndumva ari wabaye wa mbere mu karere ka Ngoma mu murenge wa Jarama. Twarihanganye turagenda turahagera, tuhageze dusanga umuntu akaboko kamwe kameze uko nguko n'akaguru karambuye, noneho akandi gafashe hano akandi kaguru gahinnye. Ubwo nkatwe b'ababyeyi twahise ducika umugongo, nta kindi kintu twari bwongere kuko inteko ibashinzwe umutekano bari bahari. Ubwo bagiye mu byabo nyine bageze bakomeza kutwihanganisha ati nimukomeze mwihangane ababuze umuntu, ariko uwo nyine uwo Kamarashavu n'uwo mugore Jeannette n'uwo mukobwa wabo biriya biteye agahinda birababaje. Ntibari banakure no kuvuga ngo tubafate ngo tugiye kubakatira, bari bakwiye kwacira urukomeye ndetse nubwo babashe nk'ariya ku mugaragaro. Abagore twagira dute twese twajya dutinya tukarebera aho ngaho kuko birababaje biteye agahinda. Baramwihereranye uko ari abo bagore babiri n'umukobwa wa gatatu. Urumva ibyo biteye agahinda mu badamu. Baramushahura, ubwo bamaze kumushahura nyine barongera baramuniga. Ubwo urumva ko iyo bagufasha ubugabo bakagufata muno, urumva ko ugira gute uhita uhana kuko umwuka uhita uhera ukagenda kuko hano haterera hano niho umutima uba. Urumva ubwo
ibyo bya Nzayisenga nyine Nzayisenga apfatyo mu buryo tutanazi yumva twumvishe ko yahaguye byaratubabaje ariko ntibyadutunguye kuko n'ubundi n'ubwa mbere bari bamugiriye nabi ntago ari ikintu cyari gisa n'igitunguranye n'ubwa mbere baramukubise amara iminsi 3 biba ngombwa ko umuryango namubuza kujyayo ariko bitewe n'uburyo yamukundaga biranganya nakomeza kujyayo ntabwo twabimenya ariko ikigaragara yasa n'uwari yaramwiziritseho nta mwana babyaranye. Ubwo twari muri uyu mudugudu umuvandimwe wa nyakwigendera yaje kuhagera ndetse n'umwe mu bageze kuri nyakwigendera mu bambere adusobanurira uko bamusanze nyirizina ariko nanone adusobanurira icyabaye imbarutso yo kugira ngo aba bagore babiri ndetse n'umukobwa w'umwe muri bo bafata umwanzuro wo gukubitanya kwigendera ndetse birangire bamwishe urubozo nkuko agiye kubidusobanurira ariko nanone akavuga ko imbarutso yabaye amafaranga. Ejo mu gitondo cya kare narabyutse ngiye mu mirimo nkuko bisanzwe ngeze ku murima ndi umuhinzi bampamagara kuri telefone bambwira ko murumuna wanjye yapfuye yishwe. Ubwo imirimo narayihagaritse ndatabara ndahagera nsanga koko yapfuye bamurambitse mu kayira kacaga kuri urwo rugo kw'iyo nzu bamwiciyeho. Tugerageza kumenya amakuru y'abamwishe nuko byagenze dusanga uwo mugore babanaga ariko wari ufite undi mugabo aza gupfa amusigira abana 3 ariko babanaga n'uwo nyakwigendera noneho babanaga mu buryo atari nk'umugabo n'umugore ariko bahuza ibikorwa. Noneho hari amafaranga ari yabonye agera mu 60,000 arayamubitsa bafite umushinga wo kuyagura igare. Wari wayabonye nindo muvandimwe wawe? Uwo muvandimwe nyakwigendera 60,000 yabitse uwo mugore babanaga. Bigeze nimugoroba nka masaha ashyira saa 4 agenda agiye kuyamubaza ngamuhe kuko bwari buki isoko rirema akajya kugura igare. Ahageze rero banga kumukingurira. Amakuru batubwiye nuko urugi asa nkaho yarukuyeho noneho amafaranga barayamwima. Ukuraho urugerinde uwo ngo wari ugiye kubasaba amafaranga ati mumpa amafaranga ngewe umushinga nateguye murawuzi kuko bari bawuziranyeho barayamwima. Niyo babaye intandaro yuko bashwanye biviramo kumuniga baramwica ari 3 ari uwo mugore we n'undi mugore babanaga mu iyo nzu n'umukobwa w'uwo mugore kuko uwo mukobwa we niwe yabyemeraga akabitubwira neza uko byagenze. Umukobwa avuga ko bamukubise inkoni nawe ko yamukubiseho ariko urwego rw'ubugenzacyaha busuzumye umubiri wa nyakwigendera usanga yishwe anizwe ndetse bakatubwira ko banamufashe no mu bugabo bwe baramwica. Abo bagore babiri n'umukobwa umwe yego bamufashe ubugabo baranamuniga birangira apfuye. Baramukura bamuvana ku muryango bamwiciye mu nzu bamwiciye baramuzamura ruguru y'urugo bamurambika ku nzira barakinga basubira mu nzu. Nyuma yaho tuhageze twembaje inzego z'umutekano ubuyobozi bw'umudugudu akagari umurenge urwego rwa polisi abasirikare ndetse na daso barahageze babona ibyo bintu ntabwo bikwiye muri iki gihugu ko umuntu apfa mu buryo bw'amaherere. Bakoze inshingano zabo rero bagerageza kudusabira ubufasha bw'uko umurambo wa nyakwigendera wajya gupimwa. Imodoka yarabonetse n'amafaranga 50,000 yo kumupimisha yatanzwe n'akagari ka Kigoma aho nyakwigendera avuka ariko batwizeza kandi ya kubona ibijyanye no gushyingura nk'isanduku ari buve mu kagari ka Kibimba ariko kugeza ubu ngubu Kibimba nta kintu iri kudufasha muri ubwo buryo. Utiyishwe n'abantu bagera kuri 3 ari kumwe n'umugore we uwo mugore wundi n'undi mukobwa bo bahageze gute kugira ngo nabo bafatanye? Uburyo bahageze uwo mugore babanaga leta rifite gahunda yo kumwubakira inzu bari kuyizamura itarasakarwa none kuko ari umuturanyi abamutije aho kuba aho babanaga niho yabasanze rero n'ubundi ni hafi y'urugo
aho babanaga abatse ayo mafaranga kugira kuri umushinga yari yateguye barayamwima niyo bashwaniye birangira rero bamunize baramwica kuko barabyemeraga n'ubu ayo makuru barayatanze ariko uwo mugore we yari yagerageje guhunga bamufatira mu murenge wa Mutenderi umugore we ariko ubu bafitwe n'inzego zibishinzwe bemeraga ko bamuhoye ayo mafaranga ariko narebye n'ubundi babanaga mu buryo bw'amakimbirane ni ukuvuga ngo bagirana umutekano afite ibyo amuryaho byaba bitabonetse bakagirana amakimbirane ariko noneho ayo makimbirane ntabwo yari gukemurwa no kumukuramo umwuka hari inzego zibishinzwe zagombaga kubakiranura mu buryo bw'amahoro birangira rero murumuna wacu cyangwa murumuna wanjye yishwe muri ubwo buryo. Yitwa nde? Yari mu kigero cy'imyaka ingana kugenda? Yari afite imyaka 33 yitwaga Nzayisenga Pierre. Asize abana bangahe? Asize abana 2 kuko umugore babyaranye nabo bana ntago baye bakibana. Uwo mugore we yitwaga Uwineza. Yari mu kigero cy'imyaka ingana? Arahari ndumva mwamubaza. Hoya. Uwo wamwishe yari afite imyaka 42. Yitwaga Kamarashavu Tasiana. Ibintu byaratubabaje. N'ubu ntago turabyumvisha uburyo cy'umuntu yapfa kuri iriya myaka 33. Yari umuntu gikenewe n'umuryango, akenewe n'igihugu. Ubu abacuruzi bo muri santere nibo bafite agahinda ndetse kuturusha bitewe n'ibikorwa. Yari umukarani ushinzwe gupakira no gupakurura. Ariko natwe nk'umuryango turababaye kuko twari tumukeneye. Ubu tugiye gusigarana umutwaro wo kumurerera kandi yari afite uburyo bwo kwirerera. Umva ni ikibazo gikomeye. Kandi abana babanaga na nyirakuru yateganyaga no kushaka uburyo yakubaka aho yarerera abo bana abasige nyirakuru nta kintu nyirakuru asigaranye kimukomokaho gibuze ngo kizamufasha. Icyo twasaba rero nuko twabona ubutabera bukwiye ndetse na leta igatekereza ko izi mfubyi kuko ntabwo twarwaje ngo tumenye ngo umuntu turamurwaje apfuye azize akarengane. Leta rero yatekereza kuri izi mfubyi asize ndetse n'uyu mukecuru yamufashaga babanaga niwe wari umwana muto hano mu rugo yari umuhererezi. Nyakwigendera nta bikomere yari afite uretse inzara zagaragaraga hano mu mihogo no kumufata mu bugabo. Ese baba baramunigishije? Ubwo inzego zishinzwe ubugenzacyaha nizo zakoze ubucukumbuzi bwimbitse. Twebwe ntabwo twakora ku mubiro nyakwigendera ku buryo buhagije. Ariko inzego zibishinzwe zo ku dosiye zakoze biriho. Biriho icyo basanze afitemo hano inzara bamunize n'ubugabo babufashe. No kuba baramukuruye yari yakututse hano ku rutugu ahantu bamukururaga bamuvana mu nzu bamushyira aho twasanzaga bamushyize. Ni inkuru yababaje abatuye muri uyu murenge wa Jarama ndetse by'umwihariko abiganjemo abadamu bo bakavuga ko aba bagenzi babo babashebeje ndetse ngo babasize icyasha. By'umwihariko muri rusange bagasaba inzego zibishinzwe ko mu gihe ababigizemo uruhare bamenyekana bahabwa igihano kibakwiriye. Igihugu cyacu kigeze ntago hakagombye kuba ibi bintu kuko urugamba rwarwanywe naho tumaze dutozwa tugorozwa. Ntago ibyo uyu munsi byakagombye kuba biri mu gihugu cyacu, ariko iyo byabaye biba byabaye. Ariko nawe urabibona ko ari ibintu bitari bikwiye iki abanyarwanda. Ikibabaje abagore ni ijambo twahawe uyu munsi none kugira ngo turikoreshe mu bintu byo kutugirira akamaro, tukaba turi gushaka kubitesha agaciro natwe ubwacu tutiretse. Kuko umuntu w'umubyeyi ubundi arangwa nuko yita ku rugo rwe akita ku bana yabyaye. Ariko abagore bafite umuco wo kwirirwa muri kabari, nimba ariho bavuye gutorezwa gukora ari amahano. Ubu natwe dufite agahinda, dufite n'ikimwaro ku bana abantu b'abadamu bakora ibintu nk'ibyo. Uwo mwana w'umusore agiye abyaye 2 yari akiri muto
kandi ari umuntu w'ingirakamaro afite imbaraga ariko agiye amaherere. Ibi rero nabyo urabona ko ari ikindi birushaho guhumanya igihugu cyacu ndetse n'umurenge wacu ndetse no gukwega ibibi mu miryango, kuko ntabwo umuntu yaba kwiciye umuntu mu buryo nk'ubwo mvuge ngo uzamureba neza, ntabwo wamwiyumvamo mu buzima. Ibi rero ni ibintu rwose tubona birushaho kutwegereza umwijima w'icuraburindi. Ni ibintu bibabaje cyane no kubyakira usanga ari ibintu bitugoye. Murakoze. Nawe uri kubyumva ari nk'ikintu ushobora gutangira wagitangira, ariko abantu bakiriho bafite isura y'abazima no gutekereza bagomba kwirinda icyo kintu. Numva atagishoboye agasenga Imana ikamufasha, kuko aha turi kugana ni habi cyane. Sibyo no kudusebya se, ahubwo urabona bikwiriye wowe, urabona bikwiye umunyarwanda? Ntabwo bikwiye umunyarwanda. Urebye aba ibitabo dusoma amateka y'igihugu cyacu, ibi ntabwo bikwiye. Biteye agahinda nyine byaba biba byabaye, kuko ntacyo wabikoraho. Ariko buri ubuyobozi budahari hakorwa ibirenze biriya. Twumwe turanababaye cyane. Turababaye cyane kuko ikintu cyambabaje cyane no kubona abantu b'abagore bihererana umuntu w'umugabo bakamwica kari akagene. Kumwica uko ubwo rupfu turi kumva rwo kumushahura kandi bitemewe no gukora ku gitsina cy'umuntu, ibyo bintu birababaje. Ibaze nyine nawe, kera ubundi umuntu yicaga undi yakoresheje icyuma, umuhoro se, ariko uri kumva ubwicanyi buri gutera indi ntambwe. Tubona ari ibintu bibabaje pe. Iyo umuntu abitekereje hagira n'ubwoba. Kuri ari bishoboka bose, kuko perezida yavuze ngo nta gihano cy'urupfu. Ubundi bakwiye kumbazana nk'aha mu cyifuzo umuntu aba yifuza, bakabicira mu baturage nk'aba rwose, bakabarasa. Icyo cyaha rwose cyatubabaje twese, nta n'amagambo nongeraho, ndavuga yonyine. Byatubabaje cyane, n'ubu turi mu gahinda. Urebye nta porosantaje wabiha kuko byaturenze. Turibaza niba umugore yifata akica umugabo, muri uno murenge muri uku kwezi abagabo bazize abagore babaye 2. Twari turumva birenze urugero, byaturenze, nta gahinda gusa. Icyifuzo ni uko umuntu wishe undi nawe yahabwa igihano gikaze, kuko abagore urebye barenze ku bagabo, baratanga isura atari yo mu Rwanda. Cyaje kurushaho nuko abantu b'abagore bakererana umuntu w'umusore ungana kuriya, ariko ntabwo tubyemeza ko ari byo byonyine. Wenda hari undi yabafashije kugira ngo bice umusore. Yari aravuye na Kigoma, yakoraga akazi ko gupakira imodoka. None kumva ngo umuntu yishwe n'abantu b'abagore 2 ngo n'uwo mukobwa, ariko ntabwo turi kubyemera. Nanjye nabyumvise gutyo. Urumva ko ntuye Kigoma ntabwo nzi uko yapfuye. Umugore mukuru yari yaragiye, kandi uriya mwahoze muvugana hariya. Uwineza ni umugore mukuru wa nyakwigendera. Tuganira nawe yatubwiye ko yarabizi ko afite iyi nshoreke, ariko nawe yatunguwe no kumva ngo ahiciwe ndetse ahicirwa urubozo. Nawe icyifuzo cye arasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana ababigizemo uruhare. Nawe yari umugabo wanjye wa mbere, nanjye nari umugore we wa mbere. Nibwo twaje kumubura ku munsi w'ejo. Yarasanzwe aba mu rugo iwawe? Mu rugo iwanjye twari twaratandukanye, ariko
twaragendanaga n'aba bana bacu nta kibazo twari tubanyeho, ariko akaza kubana n'uwo mugore wundi njye tutabana, buri kimwe cyose yarakimukoreraga nkihangana nta kibazo mfite. ariko rubizi nari mbizi, niyo mudugudu wabo yongiye yajyaga nabo bari babizi. Ubwo biba ngombwa yuko ejo bamwica bamukura mu mubiri, baraza barampamagara mu gitondo. Ubwo birangije ati byuka uzi ko umugabo wawe bamwishe. Avuga ati uwuhe se umugabo wanjye bishe? Ngo umugabo wawe bamwishe. Njye mbanza kubigira nk'imikino, ndabyuka koko ndambara ndagenda nsanga koko umugabo yapfuye, yishwe n'uwo mugore yari yaratahiye, yicwa n'undi babanaga n'umukobwa w'uwo mugore, bamwicira mu nzu y'uwo mugore. Barangije baramukwega bamuta ku kayira ko kuri urwo rugo. Mageze nanjye birandenga, twiyambaza inzego z'ibanze zirahagera, nazo ziradufasha, zihamagara inzego zo hejuru, nazo ziraza, polisi na daso n'abandi ku nzego zo hejuru baraza baradufasha. Ariko abo babikoze bahise bashaka gutoroka, bashatse gutoroka ngo barabafashe. Yishwe n'abantu batatu, yishwe n'umugore uwo nguwo yari yaratahiye, yicwa n'undi wo kuri urwo rugo yararagaho, yicwa n'umukobwa wo kuri urwo rugo yararagaho. Bamwishe bamunize, bamukwega ubugabo ndetse bamukata no mu bugabo, umuntu ahera akarapfa. Cyabitubwiye inzego z'ibanze zaraje n'izo hejuru, baratubwira ati nimumuterure, ejo imvura hari igicu mumushyiremo ariya mu nzu. Tumuteruye nibwo twabashije kugira iki kumenya urupfu rwe. Ubugabo babushikuyemo, barangije bahita bamukataho, umuntu arapfa. Ntabwo bwavuyemo bwose, bwaraturutse ko ntabwo bwavuyemo bwose, mu bigaragara bwavuyemo ariko si bwose. Ndaruhutse Jean de Dieu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jarama aragaruka ku byabereye aha, ariko akavuga ko inzego zibishinzwe zatangije iperereza. Ribu igisubizo kirahari, yego byabaye ngombwa yuko ajyanwa i Kigali, yaraye umurambo waraye rw'inkwavu muri morgue, yego hanyuma bawuzindukira i Kigali kugira ngo bapime nyine n'ubundi mu buryo bwa gihanga kugira ngo bamenye uko bimeze. yego ubu rero rwose mu kanya umurambo uraba uhageze kugira ngo tuwushyingure mu cyubahiro. Icya mbere kwihorera no kwihanira ntibyemewe kuko dufite amategeko aturengera. yego umuturage ugize ikibazo wese agomba kugana ubuyobozi bumwegera uhereye ku isibo, kandi telefone zacu zirahari rwose, turi tayari kubatabara. ubutumwa rero twaha abaturage ni uko bagomba kugana ubuyobozi mu gihe bafite ibibazo kandi bakanabimenyekanisha, dore ko tugira umugoroba w'imiryango ukemura ibibazo by'abaturage, intego z'abaturage, kandi tukagira n'igiti cy'ibisubizo aho abaturage bahurira bafite ibibazo tukabatega yombi. Ikindi kandi kwihanira ntibyemewe kuko biviramo n'urupfu, bikaba byateza n'ingaruka, ababikoze bakaba bafungwa bagasiga imiryango yabo. yego Ndabashishikariza rero kutihanira ahubwo bakagana
ubutabera kugira ngo babashe gukemura ibibazo byabo kugira ngo umuturage akomeze abe ku isonga. Nyakwigendera Nzayisenga Jean Pierre bakunze kwita Kiyade wari mu kigero cy'imyaka 33 asize abana bagera kuri babiri, abamuzi bakavuga ko nta kibazo na kimwe bari bamuziho, dore ko ngo yarasanzwe yikorera akazi ko gupakurura imizigo ndetse no gutwaza abantu imizigo itandukanye. Tuvuye muri mudugudu abaturage bategereje ko umurambo wa nyakwigendera uzanwa ubundi bakamuherekeza mu cyubahiro. Nitwa Umuyange Jean Baptiste mu karere ka Ngoma, aha ni mu murenge wa Jarama. Wabuze umuntu uvuga ko yabuze icyo gukora cyangwa urumwe muri abo, reka nkurangire Umuhuza Business and Training Center UBTC, ishuri rikwigisha. Mu byo bakwigisha harimo patisserie ndetse na boulangerie, bakakwigisha gukora amasabune n'amavuta, bakwigisha kandi multimedia harimo journalisme, gukamera ndetse no kweditinga hamwe no gukora filme. Banakwigisha kandi photography, graphic design, gukoresha social media zitandukanye, harimo kwigisha abantu uko bakoresha YouTube channel, ibijyanye na bariste, birimo gukora ikawa, ice cream ndetse n'ibindi. Mu Muhuza Business and Training Center wabahamagara 0782 43 34 35 cyangwa se 0782 79 87 ngwino uhahe ubumenyi unahabwa amahirwe yo kububyaza umusaruro.